Muraho neza nshuti z'ikiganiro Tinyuka Urashoboye kinyura kuri Daniels TV. Uyu munsi tugarutse muri Tinyuka Urashoboye series episode ya 8. Gasore ahura n'urugamba rw'ubwonko, yigarurira ibitekerezo bye, agira ubwisanzure bushya mu mubiri no mu mitekerereze. Ahagana mu gitondo cyo kuwa gatandatu, umunsi wari utekanye, ariko mu mutima wa Gasore hari imirindi itarebeka mu maso. Nyuma y'ibigeragezo bikomeye yanyuzemo mu gice giheruka, Gasore yari ageze mu rugamba rushya, urugamba rwo mu bwonko. Nta wundi bahangana, nta bantu bamushinja, nta mwuka mubi umuhiga, ahubwo niwe ubwe wari uri kurwana n'ibitekerezo byamubuzaga imbaraga. Iri ni ryo somo rikomeye ry'episode. Indeshyo y'uburyo umuntu ahangana n'ubwoba, ibitekerezo bibi, ugucika intege, kwiheba no kwishinja, maze akagarura ubwenge bwe kugira ngo atambuke neza mu rugendo rw'Imana. Gasore atangira kubona ko ibitekerezo bibi bimugenzura. Nyuma y'ibigeragezo bikomeye byamunyuzeho, Gasore yatekerezaga ko ibintu bitazahita biba byiza. Yizeraga ko gutsinda ikibazo kimwe bihita bituma ubuzima bworoha, ariko siko byagenze. Ijoro rimwe aryamye, yumva mu mutima we urimo umutwaro mwinshi. Yibaza, ese koko ndashoboye? Ese byose si imfabusa? Kuki mbabazwa cyane n'abantu? Nabaho nte ntacyo mfite? Ese buri Imana iracyandeba? Ayo magambo yahoraga amuzengurutse mu mutwe. Nibwo Gasore yamenye ko rimwe na rimwe intambara nyamukuru si iy'inyuma, ahubwo ni iy'imbere, mu bwonko. Ibyo ni byo abantu benshi bita mental battles cyangwa intambara zo mu bitekerezo. Gasore yaracecetse arinumira, ariko muri we hari imvura y'amarira itagaragara mu maso. Gasore yatangiye urugendo rwo kumenya umwanzi mushya, ari we ibitekerezo bye. Bukeye bwaho, Gasore yagiye kuganira na wa musaza w'umwigisha wahoze umutera inkunga muri episode ya 4. Umusaza yari umuntu usanzwe, asanga yicaye ku ntebe hafi y'urusengero. Gasore aricara, ashyira amaboko mu mutwe, aravuga ati, muzehe, nakoresheje imbaraga zanjye zose, ariko mfite ubwoba bwinshi. Ngeze aho numva ntashoboye gukomeza. Wa mwigisha yaramurebye, aricecekera, hanyuma aramubaza, Gasore, ese uwakurwanyaga ejo bundi yari nde? Gasore ati, ni abantu, ni ibigeragezo n'ibishuko. Wa musaza w'umwigisha aramwenyura ati, hari umwanzi utagaragara ku maso ariko ukomeye cyane, ibitekerezo bihabanye n'ukuri. Iyo ibyo bitekerezo bitakwemereye gutekereza ukuri, ntushobora gutsinda nubwo waba ushoboye. Aceceka gatoya, hanyuma arakomeza, Gasore, umuntu watsinze ibitekerezo bye yatsinze isi yose. Iryo jambo ryahise ritangira gukoraho Gasore. Ariyumvira, aravuga ngo, ushaka kuvuga ko nshobora gutsinda mu buzima gusa binsaba kubanza gutsinda ibitekerezo bindwanya? Umwigisha aramubwira, nibyo, kuko niba mu mutwe wawe wemeza ko udashoboye, ntacyo wageraho. Ariko igihe ubonye ko uri uwo Imana ivuga ko uri we, ibintu byose birashoboka. Gasore atangira kwisuzuma. Iyo uri mu rugendo rwo gukura, umuntu agenda amenya ko hari ibyo agomba guhagarika. Kwigaya, guhora wibuka ibyakubabaje, kwitinya,
gushaka kuba uwo abandi bashaka, kugereranya ubuzima bwawe n'ubw'abandi, kwiheba kubera ibyabaye. Gasore yumvishe neza ko ibyo byose ari ibintu byamusubizaga inyuma. Yicaye ku ibuye ku mugoroba aratekereza ati, maze igihe kinini nirirwa nishinja ko ntashoboye gukiza abandi, ko ntari uwo Imana ishaka. Mbyuka ndi umunyantege nke, nkaryama ndi umunyabyaha, kandi byose si ukuri. Ibitekerezo by'umwijima byari bimurimo igihe kirekire. Icyambere, Gasore yiga gucecekesha ibitekerezo bihabanye n'ijambo ry'Imana. Umwigisha yamuhaye isomo riremereye cyane. Gasore, ibitekerezo bibi ntibicecekeshwa n'umurindi, bicecekeshwa n'ukuri. Amuha urutonde rw'ibintu 5 agomba gukora buri munsi. Kuvuga neza ku buzima bwawe, kwitekerezaho mu buryo bwiza, gusoma ijambo ry'Imana buri gitondo, kubwira Imana ibikurimo, kwihagararaho imbere y'ibitekerezo bihabanye n'amahoro. Gasore yafashe ibyo nk'amabwiriza mashya y'ubuzima. Yamenye ko ibitekerezo byiza bidaturuka mu bwonko, ahubwo biterwa no guhitamo ibyo uha umwanya mu mutima. Gasore atangira kwitoza imbaraga z'imitekerereze. Igihe cyarageze, Gasore atangira urugendo rwo kwisuzuma no guhindura imitekerereze. Buri gitondo mbere yo gukora ikindi kintu cyose, Gasore yaricaraga agafata iminota 30 yo gusoma amagambo amushimisha nk'uko wa mwigisha yabimubwiye. Yasomaga imirongo imwibutsa ko ari umunyagaciro, afite intego, Imana imuzi, afite impano, Imana ishobora guhindura byose. Kuva icyo gihe imitekerereze yatangiye guhinduka gahoro gahoro. Gasore yatangira kugira imvugo z'umutima zubaka. Gasore yatangiye kuvuga amagambo nk'aya: ndashoboye, Imana iri hano, ndi uwo Imana ivuga, impano yanjye irahari, ntabwo ndi njyenyine, ufite ubwoba ntagatsindwa. Iyo yabivugaga yumvaga imbaraga zizamuka mu mutima. Gasore ahura n'agasuzuguro k'abantu, ariko yiga gukomeza adacika intege. Mu mujyi, Gasore yakomeje gufasha abantu, abana bo ku muhanda, abakecuru n'abandi bafite ibibazo. Ariko burya iyo ubwira abantu ibyiza, bose ntibashima. Hari uwigeze kumubwira, wowe se urinde wo kutwigisha? Impano yawe ni nto cyane, ntacyo izageraho. Nturi umupasiteri, nturi umuvugabutumwa, nta shuri wize. Ibyo byose byaramubabazaga, ariko kubera urugendo rwo gutsinda ibitekerezo, Gasore yatangiye kumva ko amagambo y'abantu atakimunesha. Yashishikarizaga umutima we kuvuga ati, icy'ingenzi si ibyo bavuga, ahubwo ni ibyo Imana ivuga. Nibwo bwa mbere mu buzima yumvise afite ubwisanzure bwo mu mutwe. Gasore ahura n'ikibazo kitoroshye, amagambo y'umwanzi yongera kumusatira. Ijoro rimwe, Gasore yakangutse afite umutima ufite agahinda kenshi, yiyumvamo ijwi rivuga ngo, ntacyo uri cyo, abo ufasha ntacyo bizabamarira, nta n'umwe ukwitayeho. Yumva umutima we washegeshwe, ariko kuko yari amaze iminsi yiga uko arwana n'ibitekerezo, yahise yicara aho ari arahumeka, maze avuga amagambo mu ijwi rituje.
ibyo si ibyanjye, ibyo si ukuri. Ndakoresha ukuri kuko kuruta ibinyoma. Hanyuma asoma amagambo amuha imbaraga asenya ibitekerezo byose byari bimushenguye umutima. Icyo gihe yahise asobanukirwa ikintu gikomeye. Igihe cyose wemerera ibitekerezo bibi kwinjira mu mutwe, biba nk'umushyitsi mubi wicaje mu nzu. Icyo gihe ubihagaritse uba ufunze umuryango w'ibinyoma. Gasore atangira kubona impinduka mu mibereho. Nyuma y'iminsi Gasore yagize impinduka. Yari afite amahoro menshi, yari afite umunezero udakomoka ku bintu, yari afite imbaraga zo gufasha abandi neza, yari afite icyizere cy'ejo hazaza, yari atangiye kumva ko impano ye ifite icyerekezo gikomeye. Yabwiye umwigisha ati, ndumva umutwe wanjye uhumetse uruhutse, ndumva naravutse bushya. Wa mwigisha ati, nuko bigenda Gaso. Iyo uhamagaye amahoro mu mutwe wawe, ubuzima bwose burahinduka. Gasore afata icyemezo gikomeye cyo gutangira kwigisha abandi uburyo bwo gutsinda ibitekerezo. Icyo cyumweru cyarangiye Gasore yafashe icyemezo. Yahisemo gutangira gufasha abandi guhangana n'ibitekerezo bibabangamira. Yatangiye guhamagara urubyiruko, abagenda mu mihanda, akabigisha uburyo bwo kubaka imitekerereze myiza, uburyo bwo kugendera ku ijambo ry'Imana n'uburyo bwo kwigirira icyizere. Yatangije itsinda ritoya bita mu mucyo w'imitekerereze. Inkuru ye icyo gihe yatangiye gufata indi ntera. Dusoza iyi episode ya 8 irangira ku ntego ikomeye. Gasore yabonye ko umwanzi ukomeye ari ibitekerezo bibeshya, ariko kandi ko ukuri kw'Imana ari imbaraga zisubiza amahoro mu mutima. Yatsinze urugamba rwo mu mutwe kandi abyara impinduka mu muryango w'abantu benshi. Urugendo rwe ruracyakomeza kandi hari ibikomeye biri imbere. Murakoze, mwari kumwe nanjye Leopold Ushizimpumu.